gutabarwa kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi izemera kwirenge byawe teguza kurinda nabwo kiramusinzira irinda Abisirayeli iho iri maso isinzira Imana irinda 194 iho iri maso isinzira Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho kuma bisubahiriza kwica ibyo ukwezi ruza gutinya kuma bisubahiriza mwaguruke mwese ibyo ukwezi ruza gutinya Imana ni ikuri n'ibibi byose iteka Imana ni ubugingo bwawe neza iza kurinda amagana maza none no mu bihe bidashira Imana iza kurinda amagana maza none no mu bihe bidashira Imana ni ikuri n'ibibi byose iteka Imana ni ubugingo bwawe neza iza kurinda amagana maza none no mu bihe bidashira iza kurinda amagana maza none no mu bihe bidashira Ndizera kw'ibirenge byawe biteguza kurinda ntabwihunikira isinzira Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso isinzira ayiwe Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso isinzira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Luka igice cya 18 ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18 murongo 8. Umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Haleluya! Cyangwa duhere ku murongo wa mbere nta kibazo. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Uyu wari umugani wo kubigisha. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera kumurengera, birumvikana, ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azira iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise ibyo umucamanza, nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze. Nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze.
ubwo bibaye bityo Imana se ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Gusa ko ntangiye gusoma nkumva biri gutaruka, byagenze utera? Numvise Fabrice ari kuvuga ngo naje nambaye neza, naho nigeze kujyana n'umuntu kubwiriza ubutumwa bwiza, abanje aranza arantakangura muntu ngo ufite ibintu by'Imana ngo bikaze cyane. Noneho n'umuyobozi wari uyoboye amasengesho nawe warabivuga, Imana irambwira ngo ibyo bintu banza ubisenye bitagukoraho. Ndabanza ndababwira nti rwose ibyo bintu banze mu bisibe rwose. Rero ntabwo ikibazo ari imyenda, ahubwo ikibazo ni uyambaye. Hari uwari uri hano mu kanya yambaye sandari, mwabonye se yoroshye? Byo kwambara rero ntabwo ari cyo kibazo, atagira ungendaho. Amakote barayakodesha, ushobora kuryambara warikodesheje, ibyo ntibitume hari umurozi unyibasira ngo ubwo hari ukuntu ngo umukinnyi aba azi gukina cyane, noneho bakamuha batatu, kavuga ati mwibande kuri uriya n'ufite akaguru mu mwatake kabisa. Ngo ngo bavuze ngo uriya ngo niwe ubwiriza cyane, ubwo abantu bose bagatangira oya rwose. Hejuru y'ibintu byose hari imbaraga y'Imana, kandi nta muntu ujya yitiza icyubahiro cy'Imana ngo bimugwe amahoro. Nawe niba wabikekaga umenye ko uri mu mutuku. Kandi abantu bose bakoreshejwe n'Imana ibintu bikomeye, bose hita ibashyira ahantu hazemeza ko bari abantu. Uhereye kuri Eliya, amaze gukoreshwa n'Imana ibintu bikomeye, Imana ise imushyiraho akantu gatuma Abisirayeli batazamusenga, kuko ibintu Eliya yakoreshejwe n'Imana byari ku kigero cyo hejuru, ku buryo abanyantege nke bose bagomba kuzamusenga. Niwe muntu wakoze igitangaza gikomeye mu gihe abahanuzi bose bari barapfuye, abasigaye bari mu magorote barihishe, nta wavunukamo. Bidashoboka ku ngoma ya Ahabu na Yezebeli ibintu bikaze. Niwe washobojwe n'Imana gukora igitangaza cyo kugarura gusenga Imana muri kiriya gihe. Byararangiye. Birivuga ko yakoreshejwe n'imbaraga z'ishyaka, agera kwa Ahabu aguruka, ntabwo yavunyishije niyakomangaga. Ababwira ko imbaraga z'Imana zikoze igitangaza, kandi nibatemera gusenga ubuzima bwabo bihwaniramo. Ahagarika imvura n'ikime aragikamya bihwaniramo. Byarangiye kampani y'abahanuzi b'Abayali n'Abashera yari ihagarariwe na Yezebeli, nayo ayizimije burundu ngo abicisha inkota. Umuriro umanuka mu ijuru ku musozi Karumeli, abantu bose bahari bareba. Nta kibiriti, nta gaze, nta buji, nta esanse yakoreshejwe. Ngo umuriro uramanuka uva mu ijuru, muvandimwe. Ariko Eliya, Imana imaze gukora ibyo byose ibikoreye muri we, ibimukoresheje, ihita imushyiraho akantu kugira ngo atazagira umuntu umusenga. Yezebeli yamwohereje urwandiko, abonye urwandiko
abapfumu n'abakonikoni bakaze 850 umuriro ukava mu ijuru ari uwuhamagaye. Murebe bamuhaye urwandiko, nta rushyi bamukubise, nta rushinge bamujombye, nta shanyarazi bamucometseho, nta gereza afungiyemo. Reba yakira urwandiko gusa agafata umwanzuro wo kwiyahura. Byo nese babihuza ute? Harimo gahunda y'Imana, ntibishoboka ko icyubahiro cy'Imana gishobora guhabwa undi muntu, ntibishoboka. Iyo rero Imana igukoresheje ibintu bikomeye, ubu uri muri riske yo kuzasubiza icyubahiro cy'Imana kikayigarukira. Ajya kwiyahura birakunda. Imana irazira murokora, iramurengera, ariko ako kantu kavuye he muri Eliya? Kavuye mwe mutekereza ko kavuye he? Umuntu wese uzishyira hejuru agafatanwa akabazo kubwibone, icyo yaba ari cyo cyose, ibyo yaba yarakoreshejwe n'Imana ibyo ari byo byose. Kandi Eliya ntabwo yari yishyize hejuru, ni abantu babiri. Hari uwishyira hejuru ugira ubwibone, we Imana yigiye kugaragaza ko ariyo yakoranaga nawe, imena amavuta yose. Ariko iyo ariyo ibikoze gusa kugira ngo igaragaze icyubahiro cyayo ko aricyo cyakoranye nawe, nta cyaha wakoze, nta ruhare ubifitemo, utigize umwibone, ikora akantu kagucisha bugufi kandi kakamenywa n'abantu bose, kugira ngo atazajya umuntu uvuga ngo nuriye ngo ni wabikoraga, avuga ati ni Imana yabaga imurimo, tubonye ko nawe yari umuntu usanzwe. Ariko iyo wazanyemo inari igihe akazamo ubwibone, bwirayamena, ukuramo ipataro ukayimeneka ku gasimari bakagufotora. Bakagufotora akameneka ku buryo uzajya ugenda wububa. Abantu bose bakamenya ko nta mavuta y'Imana ukigira. Ntabwo mubazi se? Ni umwe, babiri, batatu, barenze 100. Tuziranye twese, tuzi irayamena. Uramenye utazakodesha ikote bikarangira iyamenye. Uramenye? Twebwe imigozi duhambira turayizi, n'ibiducisha bugufi turabifite. Kuko zi neza ko igihe cyose mpagararanye n'Imana neza, hatajemo bya bindi, nta muntu wankunda, nawe ntuzankunda ngo ubishobore. Nawe ubwawe ntuzabishobora, kuko iyi si umuntu wese ushaka konka amashereka yayo ngo abeho nk'uko isi bishaka ntashobora kuzemera ukuri kw'Imana, ntibishoboka. Kandi umuriro uducanyeho, umuriro turimo tugendamo, ntabwo wakwemera ko tuwujyanamo. Uretse nawe na Petero yihakanye Yesu. Kandi igihe Saduraka, Meshaki na Abedenego bemezaga ko Imana ishobora byose, bayiramije kuramya kwabo, icyubahiro cy'Imana kimanutse. Nubwo n'abandi baramije Imana, ariko ntibari bagiye mu muriro. Mwitonde, ntabwo umuntu wahamije Imana ingaruka arimo, wowe uzemezwa n'ibyo Imana yakoze inyuze muri we, muzamufatanije akazi, kuko we aba yagiye mu muriro. Kuko ibindi kuvuga hano wowe ukarambura amaboko cyangwa ukikiriza, ntibivuze ko baje kubaza ibyabaye wakwitaba. We ntabwo wakwitaba. Zajye mwitonda rero. Ngo Yesu yitegereza abantu, asanga bakwiriye gusenga ubudasiba, bakajya bemera ko Imana ariyo yagira ikibamarira, bakamanika amaboko. Ngo ababwira umugani, ariko ashaka kubigisha ko bakwiye gusenga
ubudasiba. Ubwo bishatse kuvuga iki? Yarashatse kubabwira ko bakwiye guhora bareba mu ijuru, kuko ariho honyine haturuka ubutabazi bwizewe bwagira icyo bubamarira. Ariko abasobanuye no magambo amaze kuyababwira, babwiye uyu mugani, asoresha ijambo ribabaje cyane. Aravuga ngo ariko ubu ngubu koko umwana w'umuntu azagaruka kwizera kukiri mu isi? Ko ndeba abantu Imana yabemereye ko izajya ibagirira neza igihe cyose bayisabye, ariko bakaba badashobora kuyizera, kandi bikaba bukiri kare, isi itarafunga amakare yose. Ubu koko aba bantu ko isi izajya igenda iba mbi, umwana w'umuntu azagaruka abantu bagifite kwizera Imana ko ariyo yagira ikibamarira, cyangwa bazaba barizeye ubwabo, barizeye ibintu, bariringiye ibiboneka. Nagira ngo nayo gutinda imbere yanyu ko nta n'ibintinza hano, bitewe n'amasaha tugezemo n'ibyo twamaze kwakira. Mutekereze iki kintu kimwe gusa tuze kugifatiramo umwanzuro. Hano nta bantu bahari bumva Yesu yakwita ku bibazo byabo? Nta bantu bari hano bumva Yesu yakwita ku bibazo byabo? Murambura ikiganza. Yesu yakwita ku bibazo byawe by'ubuzima, imibereho, uburwayi, abana, minerevare, imyenda, amazu n'ibiki byose. Imana ibaha umugisha. Ibyo bintu mubyiteho mwebwe, ushake na bene wanyu babafashe kubyitaho. Yesu ntabwo ari cyo kibazo afite. Mushaka kandi batekinisiye bene wanyu, mushaka kandi abantu bagira amarangamutima ku buryo umubwira ikibazo urira nawe akarira, mushaka abandi bantu bashobora kubafasha uwo muzigo. Ntabwo Yesu ari cyo kibazo afite. Ntabwo Yesu afite ikibazo cy'abana bawe, cy'imyenda yawe, cy'ubukene bwawe, cyangwa ubukire, business yawe, oya, cy'abarozi bawe n'ibindi bibazo byose ufite. Ureba ahandi hantu bijyana. Ushaka ahandi hantu ubijyana bashaka kubigufashamo. Kandi naho hari igihe uzabijyanayo bakakwemeza ko ibyo bintu ari umurengo ufite, cyangwa ukabibashyira nabo bashaka ko bikubaho, ugahungira ubwayi mu kigunda, ugakanurira ibayi murarize. Nta gitutsi muzi bavuga ngo karura ibayi, ntacyo muzi. Ugakanurira ibayi ukagira ngo Yesu abarangiye inzira ivuga ngo musenge ubudasiba. Ashatse kuvuga ngo nimubwire Imana ibyanyu, ariko mwitonde, mwinjire mu mbaraga yitwa kwizera Imana, kuko nicyo kibazo cyonyine gihari. Yesu ntabajwe nuko ubabaye, ntabajwe nuko ubayeho nabi, ntabajwe nuko uzengerejwe, usumbirijwe, ababajwe n'ikintu bita kwizera kwawe. Kuko aravuze ngo ese ubu niba umuntu ashobora kutizera Imana kandi ari yasaba, kandi ibintu bicyoroshye, ubu koko impande izavuga aba bantu bagifite kwizera Imana? Afite ikibazo cyo kwizera kwawe gusa, kuko niwizera Imana, haleluya, uraba ubaye umufatanyabikorwa n'umuremyi. Ariko nukomeza kwikorera ibyo byawe, uraba ubaye umufatanyabikorwa n'ibiremwa. Uraba wizereye mu bifatika,
kandi wari kwizerera mu bidafatika, hanyuma umuremyi yabona ibyo yakugeneye bifite ababiheranye, akagupangira ibindi bishya, kuko ni umuremyi. Ukwiriye kubaho wizera Imana itanga ibiboneka, ukirinda kwizera ibiboneka kuko biri expired, byarangije gukoreshwa. Hano i Kigali nta nzu ihari itazwi. Iyo utazi izwi n'abayubatse, izwi n'abayidizayininze. Nta nzu iri i Kigali itazwi, idafite abayifite, idafite abayitekerejeho. Ni ibintu bizwi, ni ibintu biri none. Muri Amerika, i Burayi, muri Aziya, isi yose, nta kintu na kimwe wakwifuza kitazwi. Ariko ndatangaza itangazo rikomeye nk'umufatanyabikorwa, nk'umubwirizabutumwa bwiza watumwe n'Imana ishobora byose, ko abantu bafite kwizera Imana itanga amazu ari bo bonyine bafite ubushobozi bwo kuzahabwa inzu itarabonywe n'umuntu uwo ari we wese hano mu isi. Nitwe twenyine dufite ibyiringiro by'ibitaraboneka, iby'amaso atabonye, iby'amatwi atumvise, iby'abantu batakozeho, ibyo abatekinisiye batigeze badizayininga, imodokari abantu batari babona. Ibyo nibyo bifitwe n'abizera, ibindi byose biri used, byamaze gukoreshwa. Ikibazo gihari ni ukwizera Imana kwawe, kuko iyo uba wizeye Imana uba uri kumwe na boss urema, ariko ubwo wizeye ibiboneka uri kumwe n'ibyamaze kuremwa, amasengesho yawe yose arangana no gupfa ubusa, kuko Imana niyo kwizerwa, ntago itanga ibyo yamaze gutanga, ahubwo itanga ibishya ikabiha abayizeye, kuko ibintu bihishwe byose ni iby'Imana, ibyahishuwe byose ni iby'abantu. Hanyuma ibitaraboneka bishyikirirwa n'umuntu wizeye itaboneka, ariko ibyabonetse byose bifite ababifite. Ahubwo ujye umesa kamwe uvuga uti ni usabe bagenzi bawe, wirinde kuvuga ko ari Imana uri gusaba. Wowe saba umuntu ufite inzu aguha icyumba kimwe, ugende gukodesha nawe, nta kibazo. Niba ari Imana koko uvuga ko ushaka gusenga, ifite ikibazo cyo kutayizeye gusa, kuko yo ifite ibintu bishya itari yatanga, kandi bizashyikirwa n'umuntu uyizeye. Kuko umwanditsi w'imigani yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu, ariko icyubahisha abantu bo ni ibiboneka, nuko bagenzura. Imana ifite icyubahiro mu bintu itarakora, ariko ifite amashimwe mu byo yakoze. Hanyuma umuntu ushaka kwizera Imana niwe wenyine ushobora kubahisha Imana. Kandi umuntu uzabona ikintu gishya kitazwi, kitarafatwa n'undi muntu wese, ntuzaba kivanye mu ijuru, kuko ibyinaha byose birazwi. Amafaranga yose muzi afite ibihugu byayakoze, afite ibihugu byayakoze. Nushaka ubutarayakoze y'intoki, ariko hari abayafite, nabo ni abantu, ari mu isi. Kwirirwa rero wirushya ibintu byinshi, wumva wagirana relationship n'abayafite, bayafite ari ayabo, ntago bayafite ari ayawe. Bizagusaba ikiguzi gikomeye kugira ngo ubashe kuyabona. Niyo mpamvu mwirirwa mucuruza. Ariko niwizera Imana ishobora byose, ugakemura ikibazo cy'Imana ifite, ugakemura ikibazo Yesu afite cyo kwizera kwawe, Imana izavuga ngo nzaguha amafaranga ari muri beneri akorerwa eshanje hano mu gihugu hose. Imana ivuga ko izayatanga ihereye kuki? Kubera iki? Imana itanga isezerano ry'amafaranga ari muri beneri kubera iki?
kandi hariho kashe y'umuyobozi, kandi hariho amabwiriza, amategeko agenga ifaranga. Nukubera iki Imana igomba kubivuga? Munyumve senge nitahire, mwumve iki Imana ivuga. Nuko ari amafaranga yose arimo asirikira akoreshwa, yose afite amakode y'isi. Ntushaka kuza neshaka binote, nashaka bigiceri, ntushaka kuzaho imitwe y'intoki ngo aba yawe. Nta bwiriza ryo mu ijuru rigombye kumanuka. Niyo mpamvu muziba nimutizera Imana. Niyo mpamvu muzagambana ngo muyabone nimutizera Imana. Birasaba ko Imana ivuga ngo mwana wanjye, amafaranga araho ngaho rwose, ariko nzaguha amafaranga. Ibigarutseho kubera iki kandi ahari? Ishatse kuvuga icyo uriya mubyeyi yashimye Imana avuga ko hari kode ishobora gukorana n'amafaranga. Buriya umurozi afite connection ku mafaranga. Ashobora gufata inote akayisiga ibintu, ntabwo ari mwebwe ba mbere, akayisiga ibintu bigakunda kuko afitanye affinité, afitanye isano n'ibifatika bya hano mu isi. Kugira ngo rero Imana izakemura ikibazo, yo iravuga iti ayo ngaho bayashyira muri systeme ku buryo kuyabona bizagusaba gusinya ibidasinywa. Ayaho bayashyira muri systeme ku buryo kugira ngo uyabone bigusaba gukuramo ingutiya cyangwa ipataro. Ayaho ngaho isi yafiteho ububasha kuko yakozwe n'isi. None mwana wanje, wowe unyizeye ku kigero utareba kubiboneka, ukaba wumva ko ari njyewe wagira icyo nkumarira, nkubwiye ko nzaguha amafaranga. Icyo kiba kivuze iki? Kiba kivuze ko haleluya ufitanye isano n'umuremyi, kandi ibyo azaguha bizaba bibaye from heaven. Imana izayaguha ibanje kuyapirifiya, ibanje kuyacisha mu ijuru, hanyuma iyaguhe afite kode y'ijuru, mu gihe abandi bayafite afite sinyatire ya. Aya rero vuga ngo aya nashaka bari igiceri kivuye mu ijuru muvandimwe. Nashaka bari igiceri kivuye hehe? Mu ijuru. Akaba ari inote yavuye mu ijuru, uyitiranyije n'izindi zose ibyo ayikozeho nibikunda. Uyitiranije n'izindi zose ibyo ayikozeho ntibikunda. Uko ni amafaranga yavuye mu cyumba cyitwa kwizera ishobora byose. Abariho kode ivuga ngo ni ishobora byose yagize gute? Yayatanze. Aba yasinyweho n'ijuru, ntawe uyapirata bibaho. Kandi aya mafaranga abe menshi abe make, aba ari OG, aba ari original. Ariko ikiyagira originali nuko aba ariho kode y'umwuka. Ni amafaranga atarabonetse kubera impamvu z'abantu, ni amafaranga yabonetse kubera impamvu y'Imana. Nubwo ari ayinaha, ariko hariho ikimenyetso cy'umwuka ko ayo mafaranga atumwe kuri misiyoneri kugira ngo amufashe. Ntabwo byemewe ko acishwa mu zindi nzira, ntibinemewe ko yomekwaho ibindi bintu. Yoherejwe ku mwana w'Imana ngo agire gute? Amufashe. Ayo mafaranga nta mundi muntu uzemererwa kuyakira. Aya mafaranga agomba gusirikira mu banyamwuka bafite kode y'ijuru ibemerera kuyafata. Ubwo kera kabaye Imana ivugiye muri aya materaniro ko hariho ubundi bwoko bw'imibereho bufite ibimenyetso byo mu mwuka buri gusirikira mu bizera kugira ngo bafashwe n'ubwo buzima
nubwo buzima. Hanyuma Yesu afite ikibazo cyo kwizera kwacu. Amaze kuvuga ati uyu mupfakazi yaratitirije birakunda, none mwebwe nimwizera Imana izabura gukora ibyo muyisaba. Mbabajwe nuko umwana w'umuntu azaza abantu benshi baramaze kuzimira, bazimijwe n'ibyo bari bakeneye batabonye, kandi kuko batabisabye nyiri ukubitanga, ahubwo bagaca mu zindi nzira. Ndumva mfite agahinda kuko nzagaruka kwizera kutakiri mu isi. Wateruye impano yo kwizera, ukabona ibiryo bivuye mu kwizera, ukabona amafaranga avuye mu kwizera, ukabona imyambaro ivuye mu kwizera, ugahabwa ibintu bitanzwe n'Imana irema, k'ibyo wifuza byose bifite ba nyirabyo, k'ibyo urimo ushakisha bifite ba nyirabyo, ko hakenewe kugira uburenganzira bwo mu mwuka. Imana igatanga isezerano ryo kuzakubeshaho, atari uko itatanze imibereho, ahubwo ari uko ishaka kukugarukaho ngo iguheshe uburenganzira mu karengane kawe. Uko mu rusyo akoma n'ingasire, uko niko Imana ivuze kuri urwo ruhande. Ku ruhande rwa kabiri, ku rundi ruhande, ibintu byose Imana itaratangira amasezerano yuko muzarya mwizera Yesu, ntabyo muzabona. Nimushaka muzajye muri bimwe bita tunekwa, sinzi ukuntu nabyumvise mu mashyirahamwe ngo bita tunekwa, ngo uko urara udasinziriye, nushaka uzagenda ujya udasinziriye ntibizakunda. Kuko umuntu wese wizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, hari ibintu byo mu isi mutazemererwa kurya. Ni ukuri ko Imana y'Aburahamu, Isaka na Yakobo yampamagaye, hari ibintu mutazarya, hari imyenda mutazambara, keretse Imana yabanje kubivugaho. Kuko iby'isi byose Satani yaje kubyiyitirira, abishyiraho ibimenyetso by'ikinyoma kugira ngo abantu bajye babanza bamuramye babone kurya. Kandi Imana yaremye ibiryo mbere yo kurema abantu. Imana yaremye ibihingwa mbere yo kurema abantu. Imana yabanje gutegura ubuzima mbere yo kurema umuntu. Hanyuma umuntu aje, Satani aza gukora ikimenyetso cyo kumushuka ko agomba kubanza kumucaho ngo abone kubaho. Kandi Imana yaratanze kubaho mbere y'uko umuntu abaho. None mubitekereza mute? Niba Satani agutunga inote ya 5 akagusaba gusambana ngo uyibone, ubitekereza ute? Ni gute umuntu ashobora kuguha ibishimbo byera mu murima hepfo aha akagusaba kubanza kugambanira umuntu ngo ubibone? Mwebwe mwumva ari iki? Harimo ibanga rya Satani ry'ikinyoma, ashaka ko umuntu abanza kumuramya ngo hanyuma abone kubaho. Kandi imibereho ifitwe n'Imana mu biganza byayo kuva kera. Nanditse mukanya, nanditse akantu keza kavuga ngo mpishuriwe umuyobe uhagarariye abandi kuva isi yaremwa. Wayobye mbere ni umuyobe witwa Satani, niwe wayobye. Rimwe ayobera kuri Adamu ararindagira, Imana iramukurikirana. Ariko hari ubundi yayobye birangira nabi. Yayobeye kuri Yesu, amwereka umutsima ugomba kuremwa mu ibuye. Yesu aramusuzugura cyane, amwereka ko ayobye pe. Ndahindura ibuye umutsima. Ubuzima bwo mu isi bwose hari icyaremwe kitaremwe nanjye. Urimo urambwira ngo mbanze mpindura ibuye umutsima, wibwira ko ubuzima ntabufite mu kiganza. Wabonye ubibwira Adamu, urambwira ngo najye kurya arya iby'Imana yamubujije, ugira ngo nanjye uranyoberaho umbwire ngo nimbanze nje atari gahunda yo kurya. Jibesha ko Yesu nawe ari buhugire mu migati agatakaza umugambi w'Imana,
amubwira icyo nabanje kubabwira kivuga ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo umuntu atungwa n'isezerano n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Kuko iyo Imana ibonye wowe Satani waje kugira ibintu ukingakinga ku mibereho y'umuntu w'Imana, Imana iraza ikabivugaho, ikavuga ngo nzaguha umwana. Kandi abantu bose babyara Imana itavuze. Kukibanza kuvuga kuri wowe ko izaguha umwana, nuko ibizi ko Satani hari ibikarito yaje gukingaho, Imana ikakubwira ngo nzaza mbanze mvaneho ibi bibati ubone kubona iki? Umwana. Aramubwira ngo Imana izarema amasezerano mashya avuguruza ibyo washyizeho, kuko ibyo washyize ku buzima bw'abantu ntabwo ari ko kuri. Imana niyo ifite ubuzima bw'abantu mu biganza byayo, izajya ivuga ngo babeho bagire gute? Babeho. Izagomba kongera kuza kuvuga kuko izi ko wagize gute? Wabyiyitiriye. Yesu ahita akingura rido, agaragaza ubwambere bwa Satani. Muri ako kanya Satani akorwa n'isoni. Ntabwo ugomba kuzongera na rimwe gucumuzwa n'imibereho n'ubuzima, kuko Yesu yagaragaje ko Imana izabivugaho ikaza guhagararana nawe ukabaho. Kuko iyo utariye hari abantu baba babimenye. Ngo bisobanure, ngo sobanura icyo kintu, sobanura icyo kintu. Ni gute utariye abandi babimenye? Bisobanure. Uri inyamaswa? Ntabwo uri umuntu? Kubera iki waburaye abandi babimenye muturanye? Nari mfite marume, mama yansigaga ku rugo ndi mutoya, yagiye guca inshuro. Marume yari umushoferi mbere ya jenoside, yatwaraga Hilux, yari umukire. Bamenaga umuceri ukamanuka muri rigore. Mama bari baramwubakiye akazu, abari barahengetse ibiti munsi y'inzu ya nyogokuru, bashyiraho ibyatsi badushyiramo. Amaze kwahukana na data muri za 90, atujyana turi abana 7, tukaba maho ngaho imvura igwa. Ninjye mwana wihanganaga. Icyo gihe nari mutoya, nari ku myaka 5, 6. Hanyuma mama akajya guca inshuro, kansiga ku muryango. Yarambwiye ngo ntuzigere uva hano. Zari inzu zirebana. Bamenaga umuceri wamanukaga muri rigore, ubundi bakawumena kuriya mumena ibiryo n'ibirayi n'ibiki byose bikaranze. Mama yavaga guca inshuro, niba ari ibiceri 70 ingahe babahaga, akagenda akajya za Gashyushya kugura ibijumba n'indagara, akazayikorera agatebo, akaza agasanga numiye aho ngaho. Hari igihe yazanaga ibyo bitaga ibitumbuwa, hariho utwaguraga ifaranga, kabaga gafite amahembe, akakamereza ati mwana wanjye, mu gihe nkariho akaba agiye guteka ibijumba. Twaryaga atubarikiye ibijumba, uhawe 2 n'indagara, nuko byose yarabibaraga. Hanyuma twese hagira uzimya itara, agatadowa kagahuha, ubwo bikaba bihwaniyemo. Ubwo ku nkoko byabaga ari ikibazo. Ubwo indagara zawe wagaruraga amaso zitagiye hari, zabaga ari nk'ebyiri cyangwa 3, bikaba bihwanye. Byabaga ari ikibazo, byabaga ari ikibazo. Kuba rero twebwe twari tumeze gutyo, kwa marume bawumenaga tureba. Ariko icyo mama yankundiraga nuko ntabwo nashoboraga kunyega, kandi n'ubu ngubu narinda pfa utamenya aho napfiriye. Ntibizanavamo, ntibizanashoboka, ntibishoboka. Iyo tumenyanye haba mfite nimero yawe, uri umukire, ndengaho tukimara kuyihana nkahita nyisiba. Franchement ndi imbere y'Imana kugira ngo ntazacanganyukirwa, nkaguhamagara ukazasuguza icyo Imana yavugiye muri jye, kandi umunsi twapfuye hari ahantu tuzahurira. Niko gahunda imeze, nta mikino ntayo. Ubu nakuka kanyuma, nta bintu byinshi ntabyo, aho ntahanda hazi. Niba ari Imana ni Imana, niba ari umuntu ni umuntu. Ushobora kuba waburaye rero abandi babimenye, ibyo nyine bisobanurwa bite? Bisobanurwa bite? Ibyo bivuze ko hari ibintu isi ifite ushobora kuzarinda uva mu mwuka
utabibonye kandi byari kugufasha. Ibyo bisobanuye ko usibye mwebwe mwabaye abanyamitwe, bisobanuye ko muri iyi si umuntu wese amaze kwizera ukuri kw'ijambo ry'Imana agomba kurya kagabuye kavuye mu ijuru. Iyo kwanga abandi bararya ntabwo bivuze ko nawe uri burye rwose. Bararya se bararya uzaba babikuye se. Iyo ngo bateye imbere baramaze uzababaza aho babikuye bazahakubwira. Ubuso umuntu akira mu mezi 6 ni icyobo. Business ni icyobo, ni igihumyo. Ni igihumyo. Umuntu arwanya intambara zose akaba gikodesha wowe ariko we ngo wagezi ufite aho wanyuze sha, ufite aho wanyuze muvandi. Kandi wemere ko hanyura kuko uri umupagani, ariko umuntu ukijijwe wese wizera ukuri kw'ijambo ry'Imana ugomba gutumbira mu ijuru. Ukarya iby'Imana ivanyeyo ibiguha, ifite inzira yabicishijemo byejejwe. Kwizera kwawe kukaguhesha isano iguhuza n'Imana. Reka mbabwire, nimudacirwaho iteka kubwo kutubaha no kutizera Imana, muzamenye ko Imana itakoze umurimo. Nudacirwaho iteka kubwo kutizera kwawe, uzamenye ko Imana yakoze ubusa. Kubera iki? Niki gitumye mbivuga? Ubundi umuntu avuka rimwe agapfa irindi. Nta musirimu w'umupfu, nta ntumbi isirimutse ibaho, nta njistoma, nta mbayidawe, nta nkaruvati, nta nshanana y'umupfu. Hari umwami wa kure. Mwumve icyo nshaka kuvuga. Uyu mwami ngo yaragiye gutanga, asaba abanyabwenge be ko bamushakira inyangamugayo yazasigira ubuyobozi, kubwo ishyaka yari afite ryo kuvuga ngo iki gihugu kizayoborwa nande. Bamuzanira abantu 12. Bati mwami ngaba izi ni inyangamugayo, uyu tumuzi muri korari, uyu tumuzi mwishyira, uyu yayoboye banki imyaka 15. Barabazana bose abarebye, yumva umutima ntiwemera ko abo bantu ari inyangamugayo koko. Aravuga ati reka mbakoresha ikizamini ndebe inyangamugayo muri abo bantu koko. Uko muri hano mwese muri ku minzani itandukanye, muri ku masikaneri abasikana mu mwuka, muri mu audite spirituelle, murarebwa n'Imana ku kigero mutazabona aho mwihisha. Hari kaminuza nasuye y'abanyeshuri nsanga ngo bafite ikibazo ngo cyo gukopera. Ndabwe mwikoperere rwose. Umunsi bashyize kamera muri sale, uhindukiza ugutwi gakubita, wahindukiza igakubita, uzakora ibyuzi. Umunsi batarayihashyira bawikoperera. Uyu mwami arababwira ati nimuze hano, ngo azana imbuto arazibaha, muzitere zizamere zere, muzanzanira imbuto mwese. Baragenda baratera, zirera, baza gupresenta umusaruro. Bamwe bazana n'abagore babo n'imiryango yabo, barambara neza nk'abantu bagiye gupresenta ibwami babonye umusaruro. Umwami arabashimira ati rwose banyakubahwa mwarakoze cyane. Ariko habonekamo umugaragu umwe aravuga ati mwami ko ngewe zanze kumera naziteye ziranga, narazuhiye ziranga,
ifumbire mwaduhaye bari babahaye n'amavazi n'ifumbire n'iki byose narakoze n'ubu dore ubutaka buratose naje nuhiye ariko iki gihe cyose zanze kumera iyi myaka ishiriyeho. Abantu bose baramukwene bati dore uvuga iki iyo wihisha bikagira inzira imbere y'umwami nta soni nta kintu uzanye. Umwami ngo ibirori birarimbanya ariko ahamagara wa wundi zanze kumera haramubwira ati ni wowe mpaye igihugu nubwo zanze kumera ni we nyangamugayo kuko bariya bose mwese nabahaye imbuto zidashobora kumera twarazifashe turaziteka tuzibaha zirenerite zarapfuye zitamera. Ahindukira na babandi ati mwebwe uyu musaruro mwawukuye he ko nabahaye imbuto zitetse. Kuko imbere y'umwami nta bintu byo kujijita bihaba. Hari umunsi umuntu wese azasobanura nta mujijito ntaho wakwihisha nta ibindi mumeze nk'abari mu magoroti umuntu wese afite ukuntu yigize umunajyu hari igihe uzagera ntaho wakwihisha ugomba gusobanura ibiri mu mutima kuko umuntu wese ngo bizaboneka nk'ibyambaye ubusa. Umwana avuga kuko nawe n'umusazi afite ibisazi biri ku kigero cyo hejuru rero n'umuntu warubiye amufatishije igiti umunsi cyane aniwe niho ruzingiye. Mwe muri kubona abantu batemana hari ibintu udakwiriye kuzifuza ugomba kwitonda ukagumana imbuto Imana yaguhaye uko ibintu byo guhoramo wabuza wakwitonza ubundi cyangwa ukamesa kamuka mu mupagani ukaba inkozi bibi bikarangira urusengero ukahacika. Ni gute wumva ko uzizera Imana ukizera n'ibintu n'abantu n'isereri? Umugabo mu bana bimeze bite? Sinzi wambwiye ngo n'imisaraba barayiforoda na mikoro baraziforoda no kuririmba barabiforoda. Iyi si nta kitagira pirate yacyo. Vugana namwe ngo gumana imbuto Imana yaguhaye ubane n'uw'Imana ishaka ubaha Imana ishaka wambara ibintu Imana yemera urye ibintu Imana yemera kuko iyi si nta prafigira ntisakaye. Umunsi umwe bizahinduka umunsi umwe ku buzima bwawe bizahinduka iby'isi ni gatebe gatoki uzabura hose nk'ingati imennye. Nababwiye ko iyo urugamba ruteye umuntu agahuzagurika akarurwana adafite experience agiriramo ubusembwa urugamba rwazarangira hagakenerwa abadafite inenge wowe ukabura hose nk'ingati imennye. Ibi byose mubona bihurura hano mu isi ijya ibibirindura ibyari umweru bikaba umukara ibyari amanywa bikaba ijoro hagakenerwa abadafite inenge ugasanga wanduriye mu byo utaruzi utarufitemo inyungu. Nicyo gitumye ijwi ry'Imana rivugiye mu matwi yanyu hano nk'abanyarwanda mushyize abanyarwanda kugira ngo ngaruremo ikintu cyitwa amateka mugire ubwenge mwizere Imana mukiranuke. Ushize narabibabwiye byo kurega gatuza ngo ujya Dubai Dubai ibyo kuza usenga warazengereye ngo Imana ngo Dubai ibyo kuza hano userera ngo Canada US wasabye Imana ikakurindira i Kigali ikakohereza US ariko yabivuze ikavuga iti mwana wanjye nguhaye visa nzajyana nawe nzagukurikirana kuko naho hari yimva hari yabicanyi hari yimbunda hariyo n'ibyakirimbuzu na bitari naha biriyo hariyo n'iby'uburozi bw'isereri kaze ugategereza ikimana iguha ikimana ivuga muri iyi si akaba ari cyo wubakiraho
nabonye hari abatakikoza ibintu byawe utaribe. Nabajije n'ubureka mbabaza. Umuntu wacuruzaga kenkayori muri 90 kuzamura, akaba yararanguye stock y'imihoro, ushatse kumbwira ko atabajijwe impamvu yari yaranguye imihoro myinshi mukurikije iki imihoro yakoze? Usa uri umuntu wo kutizera Imana ngo hari ibindi bintu bindi washize imbere aryo uzacuruza n'ibitemewe, kuko nk'urumogi nirwemewe. Harije niba mushaka gukizwa mukajya mu ijuru, Imana igahagarana namwe neza, kuko nge simfatanyije namwe ayo manyanga. Nicyo gitumye nivanyemo. Nakuka kanyuma ubwo nukurinda umuntu ashingurwa akizera Imana. Niba rero umeze ucyo simfatanyije nawe. Ugomba kumenya ko kwizera Imana ikaguha ibivuye mu gukiranuka hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, muri iyi si yose nibyo bifite agaciro gusa. Bivuga ngo uracuruza, nta bintu byose bicuruzwa muvandi. Hari umunsi uzacuruza ibitemewe bitajyanye n'igihe, bitari mu gihe cyabyo. Nyuma yaho ukazabazwa impamvu. Genda gace ntugire umuntu wirataho, mugende mwiyoroheje, ibintu byorohe. Dufite amateka agaragaza ko isi ari isi ntabwo ari ijuru. Kuko ushobora kuvuga ko uzanyica, nava kubwiriza nk'uko ntashye nkahura n'abavuye kugushyingura, isi yakwemeje. Kuko nta muntu ukoze mu byuma na moto yakugonga. Kuvuga ngo wavuze kuzica umuntu ntabwo bivuze ko nuhura na moto uzayibibwirayo ikoze mu cyumi. Ushobora guhura isi yakwemeje, nkabaza umuntu bavuye gushyingura akambwira ati ni igiti mu jisho, nti ejo muri yavuze ko azanyica. Ubwo se bigenze bite? Kandi ibuye rimeneka u Rwanda rugisukuma. Nta muntu ukomeye mu isi usibye uwizera Imana. Nta muhanga, nta munyabwenge, nta munyembaraga, nta munyabubasha, nta munyabushobozi zamura igipimo ukwizera Imana, wakira ubuzima bwo mu ijuru. Ujya ugenda mu isi uri mine yigenza, uri umutahajuru, ufite ibimenyetso by'agakiza. Nta muntu utarikishwa ahangaha nta kugucisha aho babonye, ko kuri finali tuzahurira mu ijuru. Abandi bazahurira ikuzimu. Amahuriro atandukanye. Niki cyabavanyemo ibyiringiro? Niki kigukanga ubundi? Ku buryo Yesu afite ikibazo kivuga ngo ariko se impandi zavuga abantu bacinyizera, abantu nahaye agakiza, abantu nagiriye neza, abantu narokoye urupfu, abantu nahaye abana, abantu navuganye nabo nkabaha amasezerano amwe nk'abanara yazoje, kwizera bikaba byaranze. Ubu impandi zavuga koko tugiye kuzapfa n'abantu banjye kutanyizera koko, kandi narabiberetse kuva kera ko ariyo mbaraga ishobora kubahuza n'Imana koko. Niki gituma utizera Imana koko? N'abantu n'ibintu n'iki? We wumva ari iki? Mara Yesu agahinda, hombeka amaso yawe mwinginge, mubwira uti mbabarira, ntwongere kugira ikibazo cyo kukwizera, ntwongere kugira ikibazo rwose Yesu, rwose mubwira uti Yesu ndakwizeye, ntwongere kugira ikibazo. Mu bantu ugirira ikibazo njyewe nyihorera, mbabarira, ndakwizeye. Mu bantu wongera kugira ikibazo kibigendanye no kukwizera, kuko numvise ko ufite ikibazo cyo kuvuga ngo uzagaruka kwizera kukiri muri jye. None Yesu mbabarira, ndakwizeye. Inginga Yesu mubwira uti rwose ntwongere kugira ikibazo. Yesu humura. Nubwo utahumuriza Yesu, ariko koresha amarangamutima mubwira uti rwose kuri iki kintu cyo rwose ndumva nkwizeye. Ntabwo nakurirwa imbere yawe ngo ntahe ntakwizeye, ndakwizeye rwose. Ibintu by'ibitekinikano byose ndabiretse, nzagumana imbuto yawe, nzakomeza kwirinda, kwihangana, nzakomeza urukundo, ndakomeza kugusenga nk'uko bikwiriye, nk'uko bisanzwe. Hano ubwo nenda kurara ijoro, oya, nta tutu, sizongera kugutuka.
mwami Yesu ndakwizeye, kuko umaze kugaragaza ko uyu muntu yizeye aba yizeye Imana imuha irema, kuko ni Imana irema. Nubwo ibintu byose babyikubira bakaba bifite, ariko ukavuga ngo uzatanga mwami, uri Imana irema, ukenyuruza abami ugakenyeza abantu bawe. Inzugi z'ibyuma, ibihindizo by'ibyuma by'imiringa urabitema ukabicamo kabiri ugasohoza icyo wavuze. Kandi isezerano ryawe ku bwoko bwawe uririnda, haleluya, imyaka ibihumbi. Niki kituvanyemo ibyiringiro by'agakiza. Kandi waravuze ngo uzaza utunguranye nk'uko umunsi w'umujuru utungurana. Wabona ugiye kuvuza impanda mu kanya ugasanga tukifite ibibazo, nta kwizera dufite. Muhaguruke twitse imisozi yariri imbere yacu tuyisezerere. It's umusozi waruri gukube n'umusaraba, uvuge ngo bihindutse ubusa. Fata ibiri imbere yawe bikube n'umusaraba, uvuge ngo bihindutse ubusa. Kandi nukuri ko Imana yantumye uyu munsi wa none mu izina rya Yesu, ntabwo uzapfa ahubwo uzarama. Kandi ntabwo Satani azakujyana aho yavuze. Imana izasoza umugambi wayo. Kandi ntabwo uziheba ngo bihaniremo. Imana izagaragaza ibyiringiro bishya. Kandi haleluya, Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo umwanzi yagambiriye sibyo bizaba. Ntabwo ariko bizaba kuba mutegereza, kuko nta muntu n'umwe utegereza Imana uzakorwa n'isoni keretse abava mu masezerano. Ari nta mpamvu aba niba bazakorwa n'isoni, ariko abantu bose biringiye Uwiteka tumeze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Haleluya, kuko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu. Uhereye none ukageza iteka, uhereye 2022 ukageza iteka. Imana ni Imana, izitwa Imana, irera, irakiranuka, nta indi Imana ibaho igira ikimarira abantu bayo usibye Uwiteka. Rambura ikiganza cyawe niba waracitse intege kubera ibintu, ibyiringiro bigashira, kabutari ugisenga amahoro yaragiye, waracitse intege, Satani agukora udonagwa, gutunga urutoke, gucunaguza, yaraguhahamuye, yaraguteje abantu, yaraguteje abisi. Usabiriza, umva uracitse intege, utinya gupfa, Satani yaraguhahamuye, kandi iherezo n'icyo. Wumva hari ibintu bigufite. Rambura ikiganza cyawe twinginga Imana ishobora byose kubohore. Kandi uwakoze icyaha we asange hano. Uwakoze icyaha kubera impamvu yo guhahamuka we naze hano. Umuntu wasambanye kubera iyo mpamvu aze hano. Uwibye kubera impamvu aze hano. Wafatanyije n'umugambanyi aze hano. Wafatanyije n'uwakuyemo inda aze hano. Umuntu wafatanyije n'abagome aze hano. Umuntu ufite icyaha yatewe n'iyi mpamvu, ngwino hano Imana ikurokore, kuko aya masegonda uri kumviramo iri jambo ni amasegonda yawe kandi ya nyuma mu isezerano ry'ubugingo ry'agakiza. N'amasezerano akomeye Imana iguhaye yo kuguha agakiza. Sanga hano wowe wacitse intege, ugaca inyuma y'umugabo, ugaca inyuma y'umugore, wewe wa musore we utari ugifite ubuzima, wa mukobwa we umeze nabi, ngwino hano tuvugane n'Imana iguha ubuzima bushya. Kandi nutaza ngo Imana ikubohorere hano, ukarenga ino sirifasi y'urusengero, Imana iguhereyemo agakiza n'ubuntu ukabwanga, ntuzigere na rimwe uhereza Imana ingaruka zawe, kuko ni wowe uraba wizize. Ngwino wakire agakiza, Imana ikubohore. Warukijijwe usubira inyuma, nawe utari wakira agakiza ukaba utarabona uwo mugisha, ngwino hano. Niba ari umukozi w'Imana ugacika intege, Imana yavuze hano ndi kumva ngo uhanura ibyo Imana itavuze. Imana iragutuma ntuvuge ibyo yagutumye, ngo utazamera nkatwe ukangwa n'abantu wakomeje gushaka kwishakira uducocero. Nawe ntuvuga Imana nk'ukwiri, ngwino hano Uwiteka kuvanaho umwaku ukuriho. Kandi nudasengerwa nonaha ngo Imana ikuvaneho uwo mwaku, uraguma gusigarana icyuho cy'umwanzi. Uwaguhigaga arakomeza kugira icyo yaheraho ngo agushobore, ariko niwegera Imana nayo irakwegera. Nurwanya Satani nawe araguhunga. Mpamagaye umuntu wese ufite intege nke muri iyi minsi, udafite ibihe byiza. Satani afiteho imbaraga ashobora kujyana aho ashaka.
ngwino hano tugusengera Imana uhabwe ubuzima bushya. Abasirimu b'ikigali ngo intege nke zanyu ngo mushaka kuzajya muzivuganira mu byumba ngo ahantu ngo abantu batababona, ariko imbuto ufite zigomba kuba ari umwimereri w'Imana yavuze. Uko ukomeza kugenda upapira ibitavuye mu ijuru niko wirahiraho amakara. Siku moja hari umwambi uzakoza muri ibyo wirundaho uzashya. Ngwino hano Imana igutabari guha ubuzima bushya, uhabwe ubuzima bushya. Wikwihagararaho, tambuka hano twinginga Imana. Ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi bakeneye Imana kandi irimo kugirira neza. Ngwino mu cyubahiro cyawe, uri umunyacyubahiro ko ntabwo uruta Imana. Mwarimu yavuze ngo bariya bose mwabonye abashumba bacu n'abandi bose banyuze aha ngaha, Imana ibaha agakiza hano. Byo ngo wambaye ikoti, ngo wambaye ikanzu, ngo wizaya, ngo ukora aha ngaha, ngo uvuka ibunaka, ufite ibyaha, nta gaciro ufite. Kuko uragira agaciro nuko Imana ikugarutse iguhaye umugisha. Kandi bene data ba Kristo turi kumwe muri iyi minsi rwose mwitonde, mwubahe Imana pe, mwubahe Imana, mugerageze mwubahe Imana, mwubahe Imana, muke bugufi dusenge, mugerageze mwubahe Imana. Kuko hari ibikangisho Imana igiye gukuraho bikavaho, byo kuvuga ngo niba guhanura ngo bazabakurikirana, ngo niba gukoza isoni ngo bizabakoraho. Hari ibintu Imana irimo gukora, igiye gukora bloke izatuma icyubahiro cyayo gikomeza kuba icyayo kubera mwebwe. Tambuka dusenga Imana. We wakuyemo inda kubera impamvu, ngwino Imana ikubohore igukureho icyo gitutsi n'inyama y'umuntu. Wowe ufatanyije n'abiba kandi ubagirira amabanga, ufatanije n'abadayimoni gukora ibibi. Wowe uziranye n'abasambanyi benshi, wananiwe kubabwiriza ubutumwa bwiza, ahubwo ufatanyije nabo. Message, amakuru, amagambo yose birahwanye. Tambuka Imana igukureho urwo rurimi rumeze gutyo, Satana azarwuririraho. Kandi umunsi watumijweho kuryozwa ibyo ufatanyije n'inkozi z'ibibi, Imana ntizagufasha, ntabwo Imana izaguherekeza, uzarinda ugeraho bakujyana. Nta cyubahiro cy'Imana kije kukuburana, kuko nawe ntiworoshye, nawe ufatanyije n'inkozi z'ibibi. Tambuka Umwami Imana akubabarire. Hano harimo abantu mwasengaga mukiriza ubusa, mwasubiye ku biryo meze nk'utumamiye mu nkono, ntabwo mukiriza ubusa, nimusenga. Mwigize abantu b'abahatari, mwumva muzarwanya Satani rwa mikono, ntabwo bishoboka. Ugomba kwegera Imana. Uri umunyantege nkeya, wasubiye inyuma, wabaye umunyenda nini, wabaye igisambo, wacitse intege, ntabwo ugifite umwuka w'Imana ukuyobora mu kwegera Imana no gusaba ibihe byiza. Ahubwo wiri gusaba amasengesho ngo bagusengere. Wese wakwisengeye ko Imana yatanze ubuntu buturuka ku musaraba. Tambuka tugusengera Imana. Ufite imbaraga nkeya cyane zitazakurenza umutaru, ukeneye gusabirwa imbaraga nshya, ugahabwa ubundi buzima. Wagiraga impano z'umwuka wera zarashize, usigaranye amagambo no gukeka, urakeka gusa. Impano y'umwuka wera wowe usigaranye gukeka, urakeka, uratunga urutoki, nuko umeze, nuko uravuga nabi, uratukana, ufite umujinya w'umuranduranzuzi, ufite shitani yakashize, ufite karandi ikomeye, ugambirira ibibi, kandi ntabwo urimo kujya mu ijuru. Imana iragusaba guca bugufi ngo Uwiteka kweze aguha umugisha. Ndaguhamagara wa musirimu we wanonaha, kuko mukanya nturabukira umusirimu nuba utizeye Imana, nuba utumviye Imana. Mukanya ntabwo urabukira umusirimu. Urashirwa ahantu hajya ababitsa amabanga ya Satani, niho urajya. Ntabwo ari we wa mbere waba ugiye mu ngaruka z'ibyaha, ariko niwihana urabona umugisha w'Imana. Imana iragukuraho igitutsi, iragukuraho ikiguhuza n'urupfu, igusigira ikiguhuza n'ubuzima bwiza. Urahabwa ubwiza bw'Imana bugendane nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri aka kanya uri Imana iri mu ijuru ryera ry'ibisubizo. Twiriwe imbere yawe tutaje gukora ubusa, twiriwe imbere yawe tugushaka. Mwebwe mupfukamye nimwinginga Imana, musenge cyane.
nta yindi mana iriho, nta izabaho, nta yigeze ibaho, nta n'iriho igira ikimarira abantu usibye Uwiteka Imana ya Isiraheli, Imana yacu yatwiyerekeye muri Kristo Yesu. Turasaba imbabazi z'Imana ngo ziboneke. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu mwese muce bugufi dusenge, abantu bose bace bugufi twinginga Imana. Mana, dukureho umuvumo muri aya materaniro, dukureho umuvumo w'icyaha, dukureho umuvumo wo kutizera, dukureho imbaraga ziduhiga. Irukana Satani muri uyu mwanya, duhindura abana bawe kuko tugukeneye. Tugirire neza Mwami Yesu, kuko tumaze igihe tugushaka ngo tugirire ibambe, ariko Satani yaratuvangiye. Nicyo gitumye twirukanye Satani mu byacu n'abacu, twongeye guha agaciro isezerano ryo kubaho ryatanzwe n'Imana ishobora, izi, imenya, ibera hose icyarimwe. Twirukanye umwuka w'icyaha, twirukanye umwuka w'ubutinganyi, twirukanye umwuka w'ubusambanyi, twirukanye umwuka wo kuroga, twirukanye umwuka wo kwiba, twirukanye umwuka w'ubugambanyi. Turasenya akazu k'abadayimoni, umwuka wo kutumvira Imana, umwuka wo kubeshyera Imana, umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata bwa Satani. Wa mwuka mubi we, ndagucyashe mu bushobozi mpawe no kwizera ijambo ry'Imana no kuvuguruza imikorere yose ya Satani. Imana iduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Turirukana umwuka w'icyaha, turaburiza mu gukora kose kwa Satani, turanyeganyeza imbaraga z'umwanzi, turaburizamo iyi migambi mu izina rya Yesu. Turatwika, turakongora imbaraga zishize hejuru kurwanya kumenya izina ry'Imana muri iri torero. Kandi wavuze ko uzahera hejuru kugera hasi ku maguru. Nicyo gitumye dusenze ngo ntudutwarane n'umweyo, udutwikire, uduhe umugisha, uduhe amahoro, uduhe ubwiza, uduhe ubwenge, uduhe igitinyiro, uduhe igikundiro, utuzamure, uduhe ibendera ry'intsinzi. Ntudutwarane n'abanyabyaha n'inkozi z'ibibi, kuko uyu munsi dusenze ngo ijuru ryera ritugote, riduheshe kubaho kandi twakira ubuzima bushya bubonerwa muri Kristo Yesu, bushingiye kwizera icyo Imana ivuze kuruta icyo abantu bavuze, kuruta ibyo twavuze, kuruta ibyo tuzi n'ibyo twemera. Haleluya. Mumpereze icyo giseke cy'ibyifuzo hano. Imana ibaha umugisha kubwo guca bugufi. Nimugende ntimuzongere gukora icyaha, mwizere Imana kandi ntacyo muzaba, kuko Imana ivuze ngo mubayeho, muzabaho. Niba uri umukobwa, Imana izakora ibyo igomba gukora. Uri umusore, Imana izakora ibyo yasezeranye. Uri umubyeyi cyangwa umugabo, uhumure, uhumure, kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Abantu mwese muhaguruke dusenge. Mugomba kuba muri mu mwuka wo gusenga, nta burangare bugomba kuboneka. Mwami Yesu, wavuganye natwe, uravuga ngo hariho umupfakazi ngo yahoze yinginga ufite ububasha ngo amurengere, ariko uyu mwami ngo ntiyubahaga Imana, ntiyakundaga n'abantu, ariko ngo aratitiriza cyane, aratitiriza. Bigeze uyu mwami aravuga ati, ndumva hari icyo nakora kubw'uyu mupfakazi, hari icyo namukorera. Watubwiye ngo niba uyu muntu ubuntu w'umunyabyaha w'umugome yarageze ubwo agira imbabazi, uravuga ngo Imana ibakunda yabaremye izi icyo muyimariye, niyo yabura kugira imbabazi muzageza he kutizera? Waduhuguye watubwiye ngo nitwizere kuko uri Imana idukunda. Iyo tukwizeye urakora. Niyo mpamvu duteraniye kuri ibi byifuzo. Ibi ni ibintu byatsikamiye abantu hano, bibashomba nk'inshinge, ibindi bimeze nk'imisimari, ibindi byabaye nk'iminyururu bibaboshye, byabakanze, byabahinduye, byabagize abanyamubabaro, byabahinduye abanyabikomere, byahagaritse imitima abantu. Ibintu by'ubuzima, ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyo kwambara, aho kuba, akazi, ibintu nk'ibyo, n'ababazengerezwa, n'abanyabyaha, n'inkozi z'ibibi, n'abarozi, n'indi myuka iturwanya. Ibi byose tubikusanyirije hamwe, tubizamuye imbere y'Imana y'imbabazi. Imana igira imbabazi. Dukoresheje umuyoboro wo kwizera, twizeye imbaraga zivuguruza ibyo Satani yavuze. Twizeye imbaraga zo mu ijuru zivuguruza ibyo umwanzi yavuze. Twakiriye ibisubizo by'ibi byifuzo kuko dukoresheje umuyoboro wo kwizera. Mwami, vuga
rema, sezeranya, haleluya, higwatirize, reba, umva, haleluya, tega amatwi kandi kebuka, ijisho ryawe rihange ku bakiranutsi, uko twihannye twaciye bugufi twakwemereye kukwizera ngo udakomeza guhangayitswa nuko tutizera. Ubwo twabyemeye abantu bose bageze kuri iki kigero cyo kukwizera nibagukomera amashi, bagushimire ko ibisubizo bivuye mu ijuru, noneho gutabarwa kurabonetse. Abari barwaye bakire mu izina rya Yesu. Abari barembye bakire kubohoka mu izina rya Yesu. Mwakire guhembuka mu izina rya Yesu. Kandi mukire, si guhembuka gusa, ahubwo mukire kuko Imana itanze agakiza. Ubwo twizeye kuri kw'ijambo ry'Imana, Imana itanze ubuzima n'imibereho. Ongera uyishimire cyane, uyikomere mu mashi, uyikomere mu mashi, uyikomere mu mashi. Nagira ngo dutere haleluya 3 dushimira Imana kandi zimenagure amabanga y'umwijima hirya yacu no mu nzira turi bunyuremo. Hari umuntu kare wambwiye amaze kubwiriza, ndi kwigisha Nyarugenge, arambwira ngo kubw'amabanga ya Satani amenetse hano, Satani afite ishyari. Arambwira ngo hari imbaraga z'Imana zije kuturinda kuko tudafite gahunda yo gucumbikira Satani. Tugiye gutera haleluya 3 zo kumena ishyari ry'abadayimoni n'igomwa. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Murakoze. Yesu abaha umugisha.